Surprise! Surprise! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Amagi de Blanc! Si mwiza Amagi de Blanc! Dore si mwiza! Ni mu Kinyarwanda none. Nabonye amasabukuru. Isabusaza! We! Kuvuga ngo rero Ayose ibi bintu ko bizi muri filime bro. Ibi anniversaire ko mbona ari ibisanzwe. Ni. We! Don't to take the salutation. Check. How are you, chicken? How are you guys in the girl? you want to converse with kitchen chicken. So Can you give me the difference of the girl and the boy? Girl and the boy. Maybe this one. This one the girl. Yeah, the girl. Your girlfriend. No. Your boyfriend. Open, you guys. Can I open or can you open? Son. I'm too short. Help me, please. You are too short. I'm too short. Listen. Fuck short. Go to open, you guys. You telling me that? Can you go to open? Go. Mount. Allez, go. Open. Is it? Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hey, what's up my people, see you back again. Nyiramasimi n'amakombe yirukaka kwitira umwanza y'ibinziga kagarongoze kuri Imana. Sinengeze ntikuzo namba. Ahubwo natawe isakara umutima rubanda. Nari nabiteretse hasi. I'm with my grand fa. Ariko hari ikintu nshaka kubaza. Ubu ngubu yego turasanga noneho za biwani ajya ngo ashaho turasanga yazimaze. Oya zirabiye ntago ziyazishira. Reka Amakuru mfite nuko isa n'isa ushobora kuba wayihasa. Ejo bundi mperutse kuyinywaho. Reka Yewe data we ngo ubuki ngo buraryoha. tekereza wasinze. Ukagarama hasi. Ni bupine. Wagira ngo ni pine nuza. Ni bupine. Nubwo ngo uri gihe tsinze ngenda bupine. Kumbire rero. Uzi ko bakora cocktail. Cocktail. Ubu ngubu ngiye gushaka uburyo bwose nshaka inzoga nzajya mongera B1. Ko B1 ni big drink. Yeah. B1 ni big drink. Ni inzoga iremereye kandi kwisi yose. Ntayirusha. Aho yari kubara. Irengetse. Noneho ndashaka kuzayikora cocktail ndebe. Nuko kundi bafata ya mayoga bakavanga mu yindi ariko ndashaka kuzayishakira cocktail ndebe ukuntu nyine B1 ishobora kubiryohera abantu. Ishobora kubimeze. Oya iranzuga ibimeze neza cyane. Ariya urabuze ngo warayinyoye. Iranzuga narayinyweye. Ariko usanga muhanda bahirimye nk'ipine. Agapine kavewe. Negeze kuyinywaho. Gusa ni inzoga nyine imeze neza cyane. Ni abantu babagaho banywa. Kagara. Nta moto nimwe ushaka kuzi ifite ipinireshya nawe. Kereka zijya zibikinisho by'abana. Nizo nzi. Amajuwe. Zavuga ko zitakora nizo nzi kabisa. Ndakubwiye rero. Ariko imodoka zo zirahari ntwarada. Ariko wenda umumotari narihebye. Umumotari ntebye ko nashobora kuba namutara. Ariko imodoka. Amagi de Black. Kera gitangira kuririmba. Yari muremure ari kugenda bamugufi. Natagusanga aho ugeze uzangaye. Ariko ubundi baravuga ngo Yesu ngazabazana. Abari kure hose. Ariko ntabwo abyemerewe. Ntabwo yemeye kugira ngo agende aba areshya agenda amanuka kure. Kandi ari kuza. Niba aramutse agusanze aho uri. Muzahite mu mucamande. Umuco mafana. Nubundi kore nje ubahagarariye se. Urumva nje muyobozi muzaza sanga. Ninjye ubahagarariye no. Nanjye ngiye gushaka bakusamenyo. Oya ni benshi. Nyamara wayobora. Ariko nta muntu ushaka kuzi wanjye afite yarakutse ibijigo. Kereka yimbere. Ayimbere. Niyo sinye. Harimo ihene, harimo inka. None se nigira amenyo imbere. Reka. Ayagaya. Ntayo nubundi. Inkazi. Shwida. Ako sinzi niba n'imvubu yagira imbere. Ahubwo ifite iryinyo rirerire rya danya rya muzitsa. Nuko zabikora ushakashatsi tukaba. Reka nzajya kwikoreka muri pariki. Ariko nk'ubu uhuye n'imbwa ntabwo yakwiruka. Imbwa? Yo yakiruka cyangwa nje nakiruka. Ninde wakwiruka? N'imbwa.
Imbwa yakwirirwa kubera kugutinya ariko muteye ubwo. Yego nyine ntabwo naragize ngo wenda ngo nje nakiruka. Uvuze neza. Uvuze neza baguhe B1 Jane. Uyu muti ayime. Uvuze neza baguhe B1 Jane. Erega niyo ndamuka. Ayime surayivana. Ariko tugende wowe ubundi kwa Maji na kintu cyahabuze. Kandi ntabwo ihenda. Ntabwo ihenda. Kwa Maji na kintu cyabuze. Acyabuze sha ariko arazunyoye we. Umuvuna muheto umukenya arazinyoye we. Arazinyoye kweli. Uziko namubonye. Ari gutomera yerekana ngo dore na nubu rero ngenzi ko B1 tugomba kubonana. Ari ku Gisozi turabonana. Oya ni gahunda. Turabonana. Ahubwo tureba dukunde. Turabonana kwa Majina. Ne kwa Majina ngaturageze. Ubwo naceka gahunda. Maheruka kera atarasiga n'akarangi. Ibintu byabaye neza. Amaze kuba umukire ndakubwiye. Mbore mw'abantu mwe nko ariko uziko kuba yarimutse agasiga Kigali akaza hano. Buri yagiye kujya mu muryango wacu. Umuryango w'abantu bakuze. Abantu b'abahanzi bakuze bo muri rwego. None se kandi ubwo bivuze ngo uyu muntu avuye Kigali akaza gutura ngaho agiye muri uwo muryango. Icyo ushatse kuvuga? None havise kandi twebwe twariyemeje no kugenda kugira ngo tugende tworore kijyambere twororera amatungo magufi ariko pana we ntuze kuvuga ko ari we kuko ari bugufi ngo ni we mvuze ngo naza reka ubwe twinjire ariko ntambwe ibahano. Oya ntambwe ariko kwa kundi nuyegere niruka uretse ko nyitwaje arakinguye n'umuntu nta Wanza bayaraye yahaze B1 usha. Ntabwo ajya kinga. Nta gukinga. Idanje. My people ubu tugeze kwa Amag the Black kuvuga buhoro. Hano nta gikanga abana gihari. N'uburi ndabizi. Ewa. Uziko amaze kumera neza uziko afite n'amashyiga hanatekera inyama z'abashyitsi n'inda. Awabibonye ariko ana hano haba hari safe numva bayiye. Iyi ntebe ntabwo wayizamukura amenye. Iyi ntebe niho yicara arinda abajura nawe. Ureshya nayo we. Wabonye ko no musaza none ndi kuza metero. Uri kukuza metero ko urazamutse gato urasumbiye. Ndimo ndakura. No tugende. Yemwe kwa Magi bivuze ngo tugiye gutura umuntu tugiye kumukorera birthday. Mwebwe mube tayari mudukurikirane tugiye kumukorera birthday. Wanavayo turi ko ufite amatiku nawe ugira utugambo aza utuvana kugira reka mpanze ndabura abantu hano sura hamanuka noneho mwuka byara uri kubwira ndize Surprise! Amag the Black. Aku mubabase. Ya. Nigos. What's up? Narindi kumva indirimbo. Nazi kumva. Nose bimeze kuma. Yo ni neza ntare bikabisa. Fresh cyane. Karibu rero. Cha. Ni surprise kabisa. Burya rero ntabwo atwumvaga kubera iki ibyo bintu washyize mu matwi. Oya ariko kaziki. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Oui. Icara habaye. Ngo la musique est etine. Abantu rero bazi igifaransa ntabwo bazi ko icyongereza cyane. N'abarimu bagiye kwirukana batazi kuba icyongereza. Amaye. Nango bagiye kwiga. Turi muri angofone. Niko surakomeye. Ariko tugukubitiye surprise ya danje. Wari uzi ko tuza se?
sari kubibwirwa ni Gadi yari yamamaga yambwira ngo ashobora kongeraho ahubwo ntago nari nzi ko Gadi ni umusinzi anywa bya byagwa byanduza bya byindi bya 150 byamaze abantu naho ubundi yaba ka B1 niwe sekanyo naho nwa B1 sana nyereka nimba mwereke iki ahubwo ndareba waziteretse B1 ni bahita B1 gin ntabwo iryana mu nda nta hangover tekereza ko mvuye mu murima ariko nta kibazo mfite ariko amakuru numvishe ngo inzu mwebwe n'abagabo nyine iyo mvuga umugabo umuntu nyine kuva nyirayashaka kwisi yose B1 imaze gutumbagira B1 urayizi wowe wayibonye ibitaramo ko iri kubitera inkunga rero nanjye mba niryamiye hano ndi kumva tw'imiziki music isanzwe none se ngo bimeze uziko ni hatari narindi kureba niba akarangamuntu kwirangamuntu yanjye yatakaye usanze kirimo se ahubwo ariko tuvuga igituma dusanze ufite uri kuri Rujama iyi telefone yose ya Rujama Rujama reba pochette yampaye reka iyi ni pochette wakwiye kwa Rujama niho bibera yaje ejo se kandi none iyi ngiyi ushyira ahantu ntawe se waretse ubugoryi bwanjye oya ariko nakugendeye se nkagera kuri nuza kuri Cafe Zone ntarenga kwa Rujama kubera kugenda ukigera ara muri Cafe Zone neza icyapa cyanditseho Rujama phone shop uhita ukibona neza iyo ngwita winjiramo n'amatelefone meza ndakakuroga ya danje iyi nayibonye nsanga ari ya Rujama iyo yose nawe urebe iPhone 11 mama yesu we yara data we mana we yesu we niko mwese mufite turiya dutelefone nagarudu tera imbere n'amatelefone bavuga usora imvugo uzaza usora imvugo kabisa Rujama supermarket super phone shop bwe neza Rujama phone shop this yewe tata we turebe yibazayikwiba ni yemba baba nago ngendana n'ibisambo dore ko ni fotora mwo kanyagwamo rom Atawe dore kusa we uzije ko nagusa kwa kundi basaga we aka makeup kaje iragusukuye uze ko nari mwocha kwa ntabwo arizo kwa Rujama arizo kwa Amag the Black yamaye yesu we dore video zana yawe turebe iyi ni iPhone 11 reka ariko utonyeho 11 wawe oya na iPhone ikosa ryabaye ni ukutubona yise ni iPhone 20 iyi ni Samsung Rujama kafite Samsung kafite na nuza na iPhone byose gatushe ako kanyo akoreka kugicyurira ntukagicyurira bigeze aho ngaho oya nago ngucyuriye kuba umukene ntabwo ari ingeso nago uri ubukene nose twebwe nago twari dufite ibintu amatelefone agiye atandukanye ahubwo uradutanze wenda Gad arabizi uyu mutipe arashaka kuva wenda Gad arabizi yo nari mfite waravuze ngo ndeba unkunde muhereze utaza kuyiba nduba nizo kwa Rujama zombi ariko reka mbwire uyu mutipe rero maze kubona ko amaze gusiga abandi uyu mutipe arashaka kugira ngo ave mu rwego yari arimo ajoininge twebwe tumaze kubikuriramo uze udusange kugira ngo utangiye warakuze agiye gusiga baba peti ariko buriya wasize iki wabasize urubyiruko warusize urubyiruko rusigiye iki se ko twebwe tujoininga bivuze ko ari kuva mu rubyiruko ajya mu abundi hari byiciro hari abasheshe akanguhe arameze gutya na gutya abo ntago ndimo turi abantu bakuriye mu bintu bya arts tukuriye mu bintu by'ubuhanzi ubuvanganzo ndakurahiye ibyo urabizi kabyuze ndakubwiye ngo ubu ngubu Amag the Black amaze gukura ariko hari abandi basigaye inyuma bafite umutima mwiza nka ba The Ben bafite umutima mwiza bafite ingeso nziza nabo bari kugenda bazamuka ba The Ben cyane Meddy uziko bagiye muri Canada ekase uziko babakiriye uzani bwo kibimenye
Niwe bimenya nangwa ninjye ubikubwiye. Ko byaza ko turabibwiranye. Ariko kanyo naguciye mu ijambo nk'umuntu turi kuyinga na wa mugani wa. Ariko reba asigaba ahantu mu cyaro yarubatse dore inzu ye. Asigaba mu cyaro wagira ngo araragura nangwa yaretse nuza domaine ye, yaretse ubuhanzi bwe. Asigaye ari umuntu ucuragura nangwa akora ibintu byo kuragura. Dore umusambi wa original. Ariko izi made in Rwanda ni sawa. Aho kugira ngo tujye kugura ibi. Ariko nawe ndabona wambaye made in. Nibyo byibyo si nureba se kuri kudusanga buhoro buhoro. Ariko kamwereke rero. Ibintu ni magirirane. Tukuguye gituma ariko tububira ati surprise! B1 cyakoze. Waruizi. Ariko ni nawe wanganga sha uri atari do. Yisi yo. Niyo B1 Gin. Kuko isi yose. Cheers. Ni yenyewe sha. Uzi ko kadasosera kameze neza. Boro kanyetse neza bya. Kanahumura neza. Ntabwo ari byabyago. Oya n'ibigende. Akabiraje. Ntabwo zizi. Ukagotomere nta shida nari nakakuzaniye. Ariko nabonye wari ufite ikarito yose warimaze. Ikarito ngenda nkuraho gake. Ari ukuntu ushobora gufatana ngakora kandi nakubwiraga. Ngakora cocktail. Kuko burya B1 ntabwo ijya yanga izindi nzoga nziza. Ugafata kave kandi uza ka gataho shawdo. Gataho ni divine nziza. Ndashaka ariko kuzajya kureba nyirayo. Ubaze gataho wamayo icupa rinini nkareba ukuntu bimeze. Asobundi kutavuga abose ikibazo rero kibajyaye n'iki ngiki. Uguze B1 Gin. Urayitwara muke. Hari ukuntu ushobora kuvuga ati, urabona hano banazanyemo utuntu tutugitana. Ni surprise na Yamurex. Ndareba bageze bya Delix Trading. Hano hari n'ikintu bakwitiye. Delix Trading Supermarket. Ariko abagiye by'amashuri. Ariko avuga ngo bagutsa neza. Abuze neza. Iyi ni supermarket. Ushobora kuhagenda ugasanga ibintu bigiye Supermanager. Supermarket. Beta Delix Trading Supermarket. Ushobora kuhagenda ugasanga ibintu bigiye bitandukanye. Nimero ushobora kuba babonaho ni 079 375 959. Gukangahe? 079 375 cyangwa se 085 nkaba nana mayonnaise nari najya kugura ibyo waracitswe n'ahandi rero ubu mukera sasa rero mwabantu mwe muhagana ahantu ewan babafasha ndetse nandi biri ako umuntu azanye tukamwamariza kandi warangije reka dukomeze rero kubwira akantu kamwe tumaze kubwira ko ubuhanzi bwacu butarimo amashyari Uganda uzaje bageze n'abandi babagenzi be ye data we bahuraga twebwe oya ubungu turashaka iterambere tugateza imbere urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange tukiteza imbere ubu usigaye ukina n'amafilimi usigaye uririmba nakumvise ngo wageze Uganda uvuyeyo mbangezeyo ongeraho inkoko iki babarira nta nkoko iririmba ugenda ntabwo ni kuririmba ushobora kumwibutsa inkoko akava hano ayinsabye rero uyu munsi uzi ko Amag the Black tumuguye igitungo tumukorera surprise tumuzanira B1 tureba ko afite telefone ya hehe ya Rujama Rujama phone shop hano ngo hariya muri Cafe Zone niwe ufite aya matelefone ni arrivage nshyashya kandi igenda kugita avuga ngo irarangiza amana bayibonye abantu bajya banazateka nanjye nabimenye ari umuntu wamamagaye ambwira ko mazibonye ariko nanjye Rujama amaze kunyemera ko azama telefone ejo ndazinduka ntabwo ndi businzira wasinzirwa ngo nanjye ngomba kugira ariko si telefone nziza urabona iyi telefone hano uzi ko umuntu amamagara nkahita numva n'ijwi rye ryahindutse oya ibintu bijyanana kandi ahantu uri location ushyiramo basiya system ikakwereka ikakuyobora ikakuzana naho umuntu ari ngo ba agasanga uri kugotomera none kiza kizino kabi wani mugasanga kiza kizifone ntago zibwa
oyi ntabwo zibwa utagendana ahubwo nimba ariko se bajya kukwiba gutyo kubigeze telefone 0788 ubwo ni rujama 0788 7 5 uhita ugera poshe ase kutavuga pochette n'amasharijeri na byose nabo power bank ngiye kinganyemerere ejo mu gitondo inkoko irabika nagezeyo ariko se uratwara inkoko yaha nindi ze kubikira iwawe oya ariko ibikangara yikura niko yambye tubikuza nge ndakubwiye se ibikangara yikura ndakubwiye se ndakubeshye inkoko ibikangara yikura inkoko se ndakubwiye ko nkurani inkoko hano bacuruza inkoko ko zirahari zirorowe barabinyereka nikoze waroroye ugiye kumera nka Kitoko ngo bigeze kuvuga ko Kitoko yoroye ingurube kororoza muramuseka ngo araririmba ngo n'umuhanzi none ngo yoroye ingurube use Amag the Black yoroye inkoko ziri oya wenda ushobora kuza kuzima cyangwa se turanakwereka harari inkoko nyinshi cyane ushobora gusa kuganyombya baramire nimboneresha nkawe arabari inkoko ahubwo dura kandi kantu indirimbo ni yawe aka kantu iyo ni indirimbo kayo iyi ni indirimbo bikora yubu none anga urayubu aya ni amasede arimo ungura ni sede ziri mu ngaho kabisa ahubwo twatuntu twanjye uretse gato ni amasede ni sede cyabaye ariko haretse kujya uhaguruka ku bintu by'abandi wakwicaye ariko urakoga ni iri mu myenda ni yawe iyi myenda ni yawe ntago ari yanjye ushaka kubona isarubeti igukwiriye ugiye nko mu igaraje wabona isarubeti igukwiriye unayidodesha mbabarira surprise joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Amag the Black joyeux anniversaire dore umunsi mwiza bukeho dore umunsi mwiza umunsi mwiza Amag the Black dore umunsi mwiza nakubwiye iki mwambike neza ko tugomba kujya kumuririmbira ya ndirimbo nyine isabukuru ni mu Kinyarwanda none nabonye amasabukuru iyi ni isabukuru nziza yavutse ku itariki enye ku munsi wo kubohora igihugu twakibonye ase mwateguye ko Kigali nizucano nababwiye ngo hari ikintu mutazanzanira ra iyi ni gato nkabo umuntu baba we ikibazo cyari teza kabiriti iyo byari no kwaducuritse rigatori turashize ntabicuritse n'ubundi ni Amag nawe aracuramye banza uwo muntu nawe uracuramye rwose amayenga bizaka ku kaburembe waraye niko se uriya rero tuba dukoze akantu ka comedy kuko ntabwo kagara karaberewe ni ukuvuga ngo buriya ariko wakwicaniye cyane bose bari dusoma bino bintu biriho ni ukuvuga ngo hano hantu haragira hati yego cameraman wazi tukareba isabukuru no ntabwo ari isabukuru isabusaza mwiza Amag yageze iwacu sasa yagezeho rwose urumva isabukuru urumva ni umuntu umva kanumva muzanye amategeko uzanye umwaka wowe ni umwaka tekinoloji uretse mwereke kantu ka asaba ko dukora utwo tuntu twafashe niho biri ugenda wicaye hariya wiva muri frame kanyombya ucuritse se niba ari ukucuritse ibi bintu usibye ko uzi ko ari ubwa mbere ngize anniversaire nkayifite
Ewa no kuvuga ngo rero Aretse ibi bintu ko bizi muri filime bro. Rega wavutse uri muzi tugomba kukwitaho. Nakwageza amasazi. Umunsi tugomba kukwitaho. Ngiye nk'umuvandimwe urabizi. Ariko uyu ari muri baby police yari Agwamenye. Wow, ndundi nide. Ni umwaka byanze kwa kabyo kahambirwa. Itera mwaku nagendaga na tipe najyanaga na cyera. Uretse Ushobora kubona umusambi w'abandi. ari umuntu witwa Gugu Gaga agoze ako gucana birakunaniye. Akira cana noneho. Uretse Ibintu urimo n'ibiki. ariko ni wowe wari wabicuritse. Erega ni wabicuritse. Abicuritse se utabona nyirabyo. Urajya gutera insina umutwe ukawushyira mu ntuza mu butaka. Banza watsereka amagambo menshi. Kagira amagambo sinzi ibigambo kari kubiva. Ugiye gutera insina urabanza ukareba ngo anniversaire ko mbona ari ibisazi. Ni anniversaire y'ingarame kabisa ni dance. Mama mwaje muri gitumo zanyu. Uyu mutipe ngiye ngo sana raya. Wagira ngo ari kugira ubugoro mu ita. Agomba kwa yaraye mu ndaya kabisa. Karenje uyoboye ibirori. Ni uyoboye ibirori. Ibirori se biyobora abantu barebare. Kutagira isoni. Beza kakanje ndebe nanye nambare ni hanze. We B1 jeans. B1 jeans kwese hose. Amasazira meza Saz umba nkubwire. Cyane nako ngako. Ngaka ariko niyo ugomba kukizimiriza. Ariko mbabwiza ukuri. Ibintu byawe shawe nawe ntabwo ari byiza ugomba kuba warose banyogokuru bawe simbizi. Yaneye ku nzira. Iki. Uyu mutipe ni seri. Bamwita Gugu Gaga. Gugu Gaga. Ikosa bakoze nuko mubona. Kumbona. Ariko wanze kumbwira imyaka yawe nubwo uri kuncanira ibi bintu. 20 Ongeraho na. Umeze nk'ikigugu cy'ivunja ngo ufite 20 na. Anakubana kujya wivugisha gutya. Ariko mwise ngo Gugu Gaga. Mu mwanya uribuze kuvuga ngo uri megabyte cyangwa gigabyte. Video. Bombo cut. Yamaye. Ewana zimya kazimye dutsira bra. Nabyo kuzamizimya ntabwo bishobora kuzimya. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, motherfucker. Happy birthday to you. Ini surprise rero. Happy birthday to my brother man. Ko yavutse kuri ya tariki nziza ya tariki. Yewe mvuka muri sama. Ibyo mubimenye. Iyo tariki rero. Iyo tariki. Ni abantu bateye ubwoba kuko nuvuga ngo itariki igihe cyo kubohora igihugu. Cy'u Rwanda ntabwo ari kubohora Afrika nangwa kubohora Amerika nangwa kubohora Aziya. Ariko nuvuga ngo ni ukubohora igihugu cyacu. Kuki cyari mu karengane, cyari mu gihe cy'igitugu. Urumva rero icyo gihe nicyo gihe abanyarwanda bageze mu bwenge baravuga ati tujye kuboza abantu bari mu Rwanda bari kugendera mu kintu kibi, umwanda, bari kugendera mu bitekerezo bibi, bari kugendera mu bitekerezo bibi byo kugira ngo bazaziza abandi, babaziza ubusa, babaziza ko babavutse. Urumva se kigeri niho inkotanyi zavuze gute turagiye tuye kubohora igihugu. Bivuze ko ni kuvuga ngo itariki Majid Black yavukiye yavuze ko itariki 9 z'ukwa karindwi nijoro mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Urareba yavuye mu bitaro bya gisirikare. Ikindi rero uza abantu bari mu Rwanda bose ni inkotanyi. Cyane cyane ko dushimira FPR inkotanyi cyane kabisa. Ubutaha rero tuzamwambika iki umwenda wa FPR. FPR no muryango w'abanyarwanda kera kuzarenge maboko yazakorera u Rwanda we. Kandi urabona amaboko ari korera u Rwanda dore kaburimbo.
cyane. dore ama etage, Ibigo by'amashuri, dore ibigo by'amashuri, natwe butwaye ijambo dusigaye twiga, dore koyogwe aho FP aho FP aho kuri kwikanga, uri gukanga. Wabonye ko abagore bagize agaciro cyane, ko abagize agaciro karenze. Uzi ko mu Rwanda abagore ari umubare munini cyane bahawe akazi, bahawe agaciro ku buryo bakorera. Ariko ngo kera nta nubwo baryagiye. Reka umuntu bavuga ngo nta mugore uryene ngo azazana ubwanwa, kandi ubwo rero nabonye abagore bafite ubwanwa, ariko ngo banza abagore bafite ubwanwa atari serieze. Samuhawe ariko nta kibazo babitwaye bibi. Nasigaye mbona n'abagabo bafite amabere, naruwe cya kintu cyitwa fishi, biriya bibere biteye iseseme n'imama. Umugabo ufite amabere biteye iseseme, fisi afite amabere. Ariko niko nyine biba byarabyenze. Nuza namujyanye kunuza kuri Goodrich, urareba kuri Goodrich bazanye amamashini ya danje, amamashini yayandi agutigisa, amamashini agenda akora physiotherapy ahasigaye wa ukananuka. Ariko uriya muntu sinzi ko bizagenda, ariko namujyanye asigaye ajyayo Kanyombya umuntu. Reka rero tugufashe kuyingayingana. uretse Wa mugani wanjye kagarara nuko ubiyobe. Kagarara ntago ari muri generasiyo, bivuze ngo araho mu nsizi uraceceka rero, araho mu nsizi, araho mu gihe kudashaka kwiruka se ngo tugereho. Ariko nyifite ikibazo, Ririmba yandirimbo, ibibazo by'urabifite ntago ari kimwe. oya dore bifite, ariko ni nk'ibyo tugiye gukata gato ya Ama G The Black, kandi mpita nkukura mu indirimbo nzira, nta nubwo nakongera kuvugana nawe. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, Ama G The Black. happy birthday to you, happy birthday to you. Aba bana reka tujye tubagaburira. Hari ikindi kibazo Ariko ntarebe nibwo munsize mu bwana buraryoshye, buraryoshye pe. Kanyombye none si Umuntu ibanze bureze banze ijya kurisha Igera ku rugo. Ngo nta muntu hajya ngo nta mwana wica mpagara abantu bakuru bari kurya. Abantu bakuriye bari kurya uceceke. ntabwo rero ko yakuze se yana ngo tumire kuri kabli wanyu sha. Uziko bibaye cocktail hamwe na B1 biraryoshye cyane na wowe. Mucyo sari. Inkota ni yose. Cyane umurya mudakarabye muhakarabye. Ntabwo muhakarabye. Umva sha. Unuka mana ko muha gose sha. Nega Jean. Yewe data we. Hamwe n'aka kake. Umuntu yankwera ku kamara. Kana. Ni keke se mwakoresheje none. Ariko ibintu hano handitse amaji nimubikebemo mwana. Ako juceceka sha uri mu biki. Ngo mushi mukuru wawe. Ta, wari ufite inzara mbi hano wari ugaramye banza mutatetse yani wawe baba we ado wewe umuntu ariko nyamara surprise ije arinjira kamara dore ukuntu yijuse none agize amahirwe yatarenzeho ka B1G ariko nyabona mubikire n'abana kuko ntabwo dushobora kumera gutya ngo turajya tutumeze nk'udutungo n'uduke byo wumva ntabwo ari igitunguru n'utuvuta urambwiye ngo numve ko se akwa buretse reka amagisa reka mwansize mu bwana reka ndye by'abana tore none iki uko umuntu ashaje nacyo barakirya do nicyo hejeje cyakuhitana biri mwansize mu bwana ubundi ibi ni ibyacu amakuru B1 man God meze ute wowe ari hehe hari wamutumiye se dore ni B1 iyi reba ni B1 cyane kujya
ubwira Rujama nimara kubona telefone ya Rujama ejo nzazindukira muri Car Free Zone nimara kwibona kujya mbahamagara tugakora umunsi mukuru mbere cyane. ariko mbavuga Mushaka kubwira nzaguherekeza njye nkujyane uzi kugira ngo ako Kanyombya ni umuntu ukaze cyane uzi kumara muri showbiz kino gihe kingana ufite imyaka nk'iyi. Imyaka wari wamuna ndi guhinga nango kugira ibirayi se ndi murengera urugero ari ukazana igero bwizo ngizo nukuneza nuza bene rubanda bakavuga ko ngo naratakaye. Reka tugiye kubikira abana nabo bararya baba akangaka rero akarya nijoro. Akangaka akarya nijoro kabisa. Ariko icyo nabwira abantu b'urubyiruko nuko ubu ngubu imyaka aba bana bawe nawe ni batatu bareka mbanye umuntu ofusha. Ariko wakorera nawe urayimarira mu nzira. Utwumvikanye ko twayizaniye amaji uri kuyirya gute? Twajyane niwe wavutse. Kwagira ugira amagambo make wowe. Wose uranditse bisaje. Uteza so naguzajya kugaruka muri anniversaire. Uranditse. Hanyuma se bimeze bite mwana Kagarara bo? Bom, amaji ibintu ni fresh. Kwaje turavuga ati muvandimwe niba wowe urazana ibigambo yagize isabukuru. Isabukuru ifutesha amen. Isabukuru muje muyifiteho utundi twarangiza. Agari isabukuru amavuko weri isabukuru na amasabukuru amasabusaza ni sabusaza. Bundi rega uko wabwiye ngo ukujya mu ciciro ciki cy'abantu bakuze none se ntabwo uri kuva mu ciciro kimwe ariko uyu nguyu none ndagaswingirira ahubwo ndabona yigato mware mwayizana ase yigato se wari akangaka sa komponywe kuko nziko njani abana ndiye kinini nose ko yimaze ndewe akandika kandi aponywe ezo wavutse araryiki akuranye makari waguze ugize kwambara ingofero y'ubuntu nyine ntiwavutse ku itariki enye none abavutse itariki enye baragaragara ko ari twakorera anniversaire none wo namwe B1 biramanuka ngibora ngivura umujinya nayo ndabya byumva dore kandi kaboro wa ni dani Kagarara aka gatekerezo n'inda wakazanye muri mwe kuko erega nawe ari gutekereza twarebye dusanga harundi koko uze uyaba yarakazanya akayirya we na nyogosenge atubwira ati se tutamaze se Amagi the Black araho umucuti wacu atubwira ati mwari muzi ko ni nawe atubwiye ngo ufite ubuka itariki enye tutireka tujye kugura gato uyu mugabo aramerekeza turagiye ariko uwuhe mugabo nse ntabwo ari umugabo uyu mwana ameze nka cya kindi se muvuze ko mutatse kunyita umwana akakanya baby polisi se ari uruhinja nawe mutandukaniye ibyo avuga kubwanwa erega oya ni kumvugo yakwiye ko n'abagore bamera ubwanwa bamwe urwango uko bafite imyaka y'ubukure ikintu gisetsa namuntu bajye bamufata kuroza ariko Imana irema kwishima hari abantu bavuka bafatanye hari abantu bavuka nka Kagarara ariko se nabona umuntu wavukanye ihembe ya Imana ikoryo Imana ni star nuko rero abarakubwiye ngo iki arambwira ngo reka tuvange udufaranga turatuvanga sinzamiye iby'amafaranga niba yavanye Nyamirambo ntago niba wayavanye he ko nge nyasanganywe tugiye tugure kwa Rujama ajya kwa Rujama niyo yavanye kwa Rujama niwe yamuhaye yakanza kanyenyeri muri Car Free Zone ariko wumva ko nyamba nzirikana umuntu wanjye navuga ati niyo twaba ari duke ariko Rujama afite super shop y'amatelefone aya matelefone ni high quality ni fast quality dore ko bavuga babandi bagira amatelefone yanjye ntajya nyitereka hasi witereka hasi ariko nubwo wayisanga kwa nuza ku posta bari kuyicuruza nta wayikuherana uragenda nuza iCloud tracking bakora iCloud imaze kura iCloud ya ngo ribu irayigaruza ko kanya ribu irakora irayigaruza yitwaye keke ntararya nanjye sibyo ngibyo ko ugiye mu rugo rwawe ukayisanga nagenda uyiriye ku buriri wana nuryama
ufite inda ubundi ko ariko umuntu ufite inzu imeze gutya agira umururumba. wahabonye Hari abantu rero wahabonye hari abasitari batubaka niba bari muri Kadibo niba bari mu Ndake ntabwo bamenye. oya ariko ase utu tugofero se dore ikintu cy'igitangaza nubwo tuvuga ko yavutse ku munsi wo kuboza igihugu natwe dufite ikintu dukorera imbaga nyamwinshi y'u Rwanda tukaririmba bakagira umunezero. Igihe bafite imijinya igashira nabo mu mahanga nabo bakavuga ati nyabuna batubwira ukuntu abana bacu bo mu Rwanda baririmba na komedi bakora n'amafilime bakora bakatwohereza. Nitwe tumara agahinda abantu cyane pe. Je nigeze kubona Wiz Khalifa yaguposinze Wiz Khalifa icyo gihe nawe narabibonye kandi ahubwo ndi gushaka kugira ngo mwoherereze noneho uburyo tugomba gukora communication ajyaza anyifashirize baraba na Will Smith na Snoop Dogg ni yewe Wiz Khalifa ngira ngo bari abantu babindimwe kuko icyo namukundiye rero nuko filime akina nta filime nimwe ya Wiz Khalifa ndafite zose ndazifite uko isohotse njya kuyishakisha nkayibona mu gihe mu Rwanda batari bayibona. Uko utanga ibyishimo mpuzamahanga international mbere nanjye uzamvugire nimero zanjye mubwire Wiz Khalifa ushaka ureza arabwibanza reka maze yanyifashirize uzi kuri urigetura ubwenge mbese niba ko akunda amaze kundanya none anga ni umpaye nimero za Rujama nambwira se amagara nanuza nawe ndamamagaye nuza B1 ndamuhamagara vuga ngo rero bagomba kutugana tukabakora iki tukajya tubakorera ikintu cyo kwamamaza tukabamamariza iriya supermarket wamamaje ukuganayo ukabajoininga hasi ukabamamaza. Oya bari abantu rwose babanabyumva reka twongeye tunabisubiremo urumva iyo abantu batanabyumvishe na neza urumva iyi ni supermarket birimo ibintu byose supermarket ntako sigira Better Direct Trading Supermarket nimero ushobora kuba basangaho 079 327 078 bundi dore ni supermarket ya mbere mu gihugu. Oya ni kwisi niyemeje ko urahiye niyemeje akagofero uraye inzoga uraye ukiryoshye niyemeje ko ngomba kujya kusomaho niyemeje ko ngomba kujya ku cyapa cya B1 gym bagakora icyo bita mu cyongereza bakita gute ujya kuri billboard wabonye ko kuri billboard nyigotomera nkabereka ko B1 n'imikino minini muri stade ya brandinze wabonye ko ibitaramo byo mu Rwanda bigiye kuzenguruka igihugu cyose ndabisaba ko tuzaba turi kumwe none boss babyita tournée nationale ya tournée nationale ya B1 tournée nationale ugomba kuba urimo nawe ukigiye uguganye oya nibyo niko bigomba kugenda wabonye amacupa manini basanye nk'abana barya ibishyimbo by'imitura ukarya imitura bidahiye ukarya imitura ugatumba soma kuri B1 wewe uratumburuka neza yawe ya bintu ujya kurya inyama ukarya inyama zidahiye nkaza brochette ariko ibintu by'abana kuri B1 hoya n'abagore batwite urengeje imyaka 18 wemerewe kutuburuka uratwite ugiye kunywa B1 uramenye uri umwana muto w'imyaka 10 utarenze imyaka 18 ugomba kuyikoresha urengeje imyaka 18 uyu nguyu afite ingari uyu nguyu yemerewe B1 wabona turi gukora icyaha oya ariko urabona iri shigari ritoya imyaka myinshi imyaka wenda ifite umva B1 yemereye nanjye nta kuntu aza ngo nsume kuri B1 ariko nanjye naratekereje umuntu wiga kaminuza umwana ukajya usuzugura abantu bagufi ushaka ko ari insazira bugimbi akwiriye kunywa B1 insazira bugimbi ngo igubyo insazira bugimbi sheze kuvuga uri igubyo ni iki nuko nabakakonana ngo uri mugufi kandi ufite imyaka iyo myaka yirahari ndayifu none se uraba ninde uyikugisha I'm a dirty person iki I'm a dirty person ngo ni Hajati wahira umwisilamu adose ubwo surasiramuye wapi
Umutipe ntabwo Sembera amagi. ngo ni hajati ndabasha kubaza wigeze ubona abasiramura hajati person oya ntabwo navuze hajati navuze adalti ni reka mbese ko ngo ni hajati abahe bantu cyangwa cyo kutiga ngo ni hajati do ni cyangwa cyo kutiga dore ukuntu ari kugira ndavuga ngira ngagiye kutwereka ko asira ndareba none arahaguruka nk'umukomando ariko se ntabwo ubona ko mba nambaye intuza ibintu shati urabona ifite riheba ntabwo nari nabona umusirikare kereka niba uri umusirikare wo muri Korea jewe nje ndi umusirikare wo kuri internet nane kompora yarasa ntaryo oya ari rashe yajyana naryo jewe ubuse warasikompora rugenda na ese mu soja yewe nariya sasa yese mu gihe uramutse urashe wajyana naryo kuko ryamugurukana kajya hejuru no yajya hejuru mu birere jya kwitopita itopito nabyo yarasi itopito yajyana itopito akanyura muri anuza gutya oya gusa twebwe turi abo bise ba motivator tekereza ngo ube umuperezida w'igihugu kimwe mu ku isi yagenda uki kombwire nangwa ukamuhindura akaba papa ni nacyo kintu ari bantu ikintu cyose ushaka kuba pasiteri ushaka kuba papa gusobanurire njyewe ndi umukomisiyoneri ndavuga uyu reka mbaze gusobanurire reka mbaze gusobanurire kandi agakorera online oya memurati never komese manze masobanurire kuvuga ngo kuba umuperezida no kuvuga ngo just turebe iki perezida w'abaki ese dufite brain ese mfite brain the wiki bina ariko reka mbaze ngo dufite brain ubwonko bwawe bufite ibiro bingahe jewe urakuruta ushobora kuba ufite ibyongo byinshi afite ibyongo byinshi cyane ariko ni nabyo kuko baratekereza cyane ufite ibyongo byinshi ni kuvuga ngo kuyobora abantu cyangwa se kuvuga ngo kino kintu kibi just you require brain think deep critical thinking ntabwo biri depending ngo kubunga umuntu ngo ari short ku muntu ngo ari tall ndashaka kumenya udukompe nano nje ndakubaza byinshi kubaza ufite amara afite metero zingahe amara ubyaza ko zaresha nayawe ushaka kurya binabishoka ushaka kurya ibiro bingana bite bano baniga bararya amazi n'abaniga yanizende wigeze uniga umuntu abo n'abaniga uramenye ntundi tunigirana niko ibyo bintu ndi kukubikubaza umuntu ufite amara menshi ni umuntu witwa Fisi twakinanye muri filime ubu afite amara menshi cyane n'undi ni Safia windirenda kugwa hasi abo ni bafite amara menshi manini menshi aruta yacu afite amara ni nk'urudodo urudodo ni rwinshi ariko ni nakantu uzi ko ibiryo naryo utabimara niho wabivuze ariko rega umutwe urabigaragaza niho wabivuze ubwo rero twamaze kumenya ko turi abashyitsi hano kandi mwakoze cyane nishimye bora gutera ubuse byahozeho cyane byahozeho rero n'umuco reka ntaza kwibagirwa rero n'umuco nigeze kuvuga ngo afite inkoko yayinyemereye cyo bivuze ntugatange iby'abandi uzagitanga ibyawe uratanga ibyese niba afite inkoko ko ntazibonye inkoko urazibona sinzi niba nari guhobera nkaza kujya kwinjiramo genda umwereke urashaka njye kukwereka banza ukwetura ibirenge ko ugiye kwinjira nahera ahera haba inkoko kwetura ibirenge uko ugiye kwinjira ahera ko ari mu ijuru numva ngo ahera ni mu ijuru singizi bote shyiramo nashyiramo botine bote ziri kunuka oya izo botine ni cyashya ibyo bintu nimba ari uko nguko mu bantu bavuye mu rubyiruko basebanya uregomera mu bwana naba nangije ibintu none se ahaba inkoko hera gute n'amatoto arimo urumva nyine kugira ngo tuta erega nakoye mboneza ngo dushobora no kwanduza ziba zita godasi bro oya ariko zifite ibintu bya kabuze ntabwo ari iyo santimetero yawe mwana oya akize ngize yenge bayita niyo balance oya ngo azandise ngo electricenter izara ba electricenter niza ba electricity izi ngizi z'abantu biga electronic mu Burayi byose ni technology kandi nanjye niga IT ifite megabyte niga IT nanjye ni technology ko hari umuntu waguciye intege comment abo bantu banciye intege bona n'ubu ngubu ndacyabakira cyo nzi cyo nge nta muntu ushobora kuba yaramubwiye ngo ari kwiga ngo akora iki
akora iki ashobora kunanirwa kurya se numva ko arya ibiro niba birenze byanjye no kurya barabyiga se ariko hari ibintu bisetsa kurya ntibabyiga no kuvuga ngo niko umuntu tumusubize wese gatamanze musubize umuntu ndabizi se uwo muntu nanubu ngo abantu baracyahari niko no gukora amatiku byakunaniye uretse manze mbambubwire nabo bantu nabo banshidigiye barahari ariko nabwiye ati I know who I am iki nzi wundi we uri icyo ntazi ntaribi none ko ariko keza cyane ndakuzi uri icyo ntazi numenye ariko kuko none ukumenye none ngo abakoze none bakumenye ngo ukuri nuramukumenye niryo kosa kandi nawe wamaze ko ntumumenyere nawe nanjye ntabwo namumenye Tomanyiragwe because because of what Amugande you are Amugande you are Gande but look that you are Rwandan and me Amugande Ugandese Tomanyira pay attention close your I'm mouth bad man close your mouth shut up thank you thank you now thank you I love you ariko ni muri n'abatinganyi go to love your mother fuck go to love your mother tujye kunyereka famu wa kiramo bote tugende oya nizawe wana ziri kunuka akiri ibingibi ndakomeza namba izingizi you love me I'm the wife already again you but you can be my wife toka pale wewe unasema unanipenda mimi niko mwanamke mimi sio msijana wewe ase ko mwabyegereje namuwe ko ngende umuganda what's your problem you guy you are Rwandese Amugandese ariko ngushobora kuba umugore are you think that you are Ugandese are you think what are you think that you are Rwandese can you repeat that you are saying right now can you repeat again repeat again bad word you are Ugandese or you are Rwandan repeat again you have a bad word look in the camera and repeat again for what you are saying shut your mouth guy you have a big bad word to go now to go I want to go to look the to look what you want to look what come I don't want to go with you you refuse yeah refuse come to go to look the nakubwiye ngo mbere yo kwinjira kwetura inkweto ko ugiye kwinjira nahera kwetura inkweto aka kagabo izi nkoko ni zako nangwa ni zake niza seramo eza sio kuanguka utakufa sasa amen ambare zinyiza ariko banzi arizo zenuka nibyo nakomeje kumva ikintu bote zirakobereye natangiye kumva ikintu kinuka arizo ngusabye nizawe zigisi sinzi ariko nishyashye wanza arizo bakuguriye ntabwo nifashanya nta kibazo ari kibazo se tugona yes can you go tugona to see can we go ahubwo wagira ngo hano harimo imbeba no oya this one hapiremo ikibeba se this one take your phone guy take your madarubindi it's called graces pesa ya madarubindi Kinyarwanda you are mixing Kinyarwanda and English what are you saying are you crazy guy madarubindi you say graces are you crazy you guy no I'm not crazy you are foolish no take yes honey sit up guy tugende nkwereke let us go to look the chicken or kitchen kitchen bamwita kanyombyinyo come here girlfriend you see uziko byari navugaga nashakaga kujimaka nyine rega muri mwemera mwabonye bani batoma mwinjizemo ari amaze kubi wacu njewe amaze kubi wacu. This one is the big chicken.
Yeah, big chicken. And there is small kitchen. You see there? Come here. Come here and look. Come here. You see? Chicken. Chicken. You see chicken? Chicken. It's a many. Hi, chicken. No, way, me. Don't to take the salutation. Check. How are you, chicken? How are you guys and the girl? You want to converse with the kitchen? Chicken. So. Can you give me the difference of the girl and the boy? Girl and the boy. Maybe this one. This one the girl. Yeah, the girl. Your girlfriend. No, Your boyfriend. it is not my girlfriend. Thank you. You see? Look, none wabibonye. Wabibonye no ibintu by'impaka byonezere ko. This one is the small chicken. Yeah, it's a small. No. Can you go and look? I can't take this one. You can't take this one. I cannot take this one. But it will grow up. I'd like to take the big chicken. But also remember that it will grow up. Yes. This one is a problem. You eat the big chicken. No, it will grow up. This one the mother chicken. Yeah. No. Please, let me come and show. This one your mother chicken. Your chicken mother. Chicken mother. Yeah. I don't know. But yeah. So come here. And I want to show. To assist there. Yeah. Open, you guys. Can I open or can you open? I'm too short. Help me, please. You are too short. I'm too short. Listen. Fuck short. Go to open, you guys. You telling me that? Can you go to open? Go. Mount. Go. Open. Is it too tall? No. Yeah. Run for your blood, man. I will make a revenge. No. Where is Abadi the Black? I don't know. You Abadi the Black, where are you? Come to open this to give me my chicken, you guys. I don't see, man. You miss it. The fresh man. You need to speak English. Speak English. Take the chicken and we give me. And look here. Then come in. Come in. It's wrong. Take it. Ukuvuga ngo you are wrong in the same. You are yeah, this one you are said. This one you are the same. I'm the same of this one. You is the same. No, This one. not the same. But your face the same like you. Your face. It's a face. The long this one. The face. It's the same. This one for me. Bye. Allez, to see you tomorrow. I think it's a boat. No. Then this Bakuvuga one ngo is my boat. umugrandi fa Thank you very much. bakaba bamuhaye inkoko. Thank you. Ngo yigeze ngo umunyamerika cyane ngo nashaka kuvuga ikinyarwanda. No. Bamuhaye inkoko kabisa. I try to speak in Rwanda. He's a Ugandan. Ugandese. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.